Yes ashimwe twongeye kubaha ikaze muri studio za BCN mu kiganiro birashoboka. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko nziza cyane, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese koko birashoboka ko warema ibidahari bikabaho? Yego birashoboka. Hari impamvu nyinshi rwose zikugeza kuri icyo cyiciro. Ntabwo ushobora kurema ibidahari udafite kwizera, ntushobora kurema ibidahari ngo bibeho utabona urukundo rw'Imana neza, ntushobora kurema ibidahari ngo bibeho udafite ibyiringiro muri Kristo Yesu, ntushobora no kurema ibidahari ngo bibeho udafite ubuntu buva ku Mana cyangwa udafite kumvira, obedience. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu udasanzwe Rwema Loriane, turakwakiriye muri studio za BCN. Murakoze cyane. Wenda watangira wibwira abadukurikiyeho gatoya, Loriane ninde, Kristo? Yeah. Merci beaucoup. Loriane ni umumama w'abana babiri, arubatse, afite umugabo umwe. Namenye Kristo, narakijijwe, namumenye muri 2010. Ndumva ari ibyo. Amen. Uravuze ngo wamenye Kristo. Wenda kugira ngo abadukurikiye bagire ishusho, watangira uduha nk'ubuhamya bw'uko wahuye n'uwo mwami n'uwo mugabo, kugira ngo tuze kugera mu kiganiro cyacu neza twahereye ku rufatiro. Yego, urakoze cyane. Nk'uko nabivuze, muri 2010 nibwo nakiriye agakiza, nemera Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Mbere yaho gato nari umwana w'umukobwa uri ordinaire uraho, ariko mu by'ukuri nari umupagani. Yego nari umupagani kuko ntago nari nzi Imana, n'ibikorwa byanjye byose byagaragazaga ko Imana ntayizi. Nabaga mu buzima budahisha Imana icyubahiro, ubwo niba bavuze ngo bwari ubuzima bw'icyaha, bwari ubuzima bwo kunywa inzoga, bwari ubuzima bwo gusohoka, bw'ingimbi, yari imyaka ikomeye. So mfite n'inshuti nyine nazo zikora ibyo nakoraga, kuko nibwo ubuzima bwonyine twari tuzi. So muri 2010 rero nibwo namenye Imana, mfite ibibazo bikomeye cyane, numva ubuzima bumbihiye, numva ndi depressed, numva mbihiwe, ntareba imbere, ntareba inyuma, ntareba ku ruhande. Et pourtant nari umwana ukiri muto, mu by'ukuri nkifite avenir imbere yanjye, ariko nkumva ubuzima ndimo ndaburambiwe. So nuko rero njya gusenga ahantu, ngiye gusenga ahantu ndabwira Imana, ndavuga ngo Mana, niba ubaho koko nyereka kunzi, ndashaka kumenya kunzi, kuko ibindi bintu byose byo muri iyi si narabigerageje, ariko nunyereka kunzi nanjye I promise ndahindukira ngukurire, ngukorere nako. Nuko nguko byagenze. Uwo munsi koko Imana inyereka kwinzi, impereza ijambo riri muri Exode, imbwira ngo turi kumwe, irambwira ngo nzagukura aho ngaho nkugeze mu gihugu cy'amasezerano. Kuva uwo munsi rero dutangira urugendo n'Imana. Nubwo ukijijwe, Imana itangiye kukuvugisha kandi uranabyizera. Yego. Kuko natangiye mbivuga, insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo ese koko birashoboka ko warema ibidahari bikabaho? Yego. Kandi ntiwabirema mu by'ukuri utizeye. Hari ibintu bigera nko kuri 4 cyangwa 5 umuntu aba asabwa kugira ngo aba afite, kugira ngo areme koko icyo kintu kibeho. Yego. Utabifite birakugora, ntibyanabaho. Cyambere ni ukwizera. Yego. Ikindi navugaho, turagenda tubivugaho, n'urukundo, kumvira, n'ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwacu. Uravuze ngo Imana arakubwiye, urizera. Wizera umuntu utanazi. Yego. Nta gatoya tuvugenda ku kwizera, iryo jambo ukuntu ryizeye kandi rikakubera ubuzima, kandi ukumva ni ikintu uri bugendereho ukarema n'ibidahari. Urakoze cyane. Kwizera njya mvuga ngo it's one of the key points y'umurokore cyangwa umuntu wamenye Imana, kuko ni nako n'ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera nyine no kwiringira
ibitaboneka bitagaragara ko bihari. So icyo gihe rero Imana imbwira iryo jambo sinzi ukuntu nabisobanura, ariko iri jambo ry'Imana rizana n'amahoro menshi muri wowe. Numvise ngize amahoro, numva ngize sécurité ku buryo na nyuma yaho kumwe umuntu aba atangiye kugenda mu rugendo rw'agakiza, ugenda uhura n'ama-challenge, hari ubuzima burimo kubuvamwo n'urugendo. Rero nibukaga buri munsi iryo jambo Imana yambwiye, nibuka ya mahoro nakiriye wa munsi, nkavuga ngo nta kintu na kimwe nayagereranya nacyo. Rero ikintu cyo kuvuga ngo kwizera, icya mbere niba uzi ngo ni Imana yabivuze, kandi ikindi niba yabivuze ukaba ubyizeye ko ari Imana, ntabwo ibeshya. Ni ukuvuga rero ngo niba waramenyereye ko abandi bakubeshya, ukaba umenyereye ko undi yagukorera promise ntibeho, ariko this time we are talking about God. Imana niba yabivuze izabikora. Ni conviction, ntabwo nzi ukuntu nabivuga, ariko ni ikintu niyemeje muri njye ko nzajya nizera ijambo ryose Imana ivuze. Ese urabyizera bikaba cyane. Rero ukuntu urwo rugendo rwo kwizera rwahereye ko natangiye ubundi nari umuntu wagiraga ubwoba. Nagiraga ubwoba, abantu twakuranye barabizi, umuryango wanjye urabizi. Nagiraga ubwoba ku buryo byari byarananiye gutwara imodoka, binanira kugenda mu ijoro, binanira ibintu byinshi cyane biri obvious bisanzwe ku bandi. Ngewe ibintu byose byarantitizaga. Noneho maze kumenya Imana, ndavuga okay, ubu rero Imana nibivuze ngo ndi kumwe nawe, how do I practice? Nkumva nyine ndahagaze, niyo ubwo bwoba bwaza nkahita naraturaga, nkahita mvuga ntuye Imana iri kumwe nanjye, nkakomeza nkabyatura kugeza aho ibyo bintu bibaye ubuzima. Rero n'abantu tugendana uyu munsi barabizi, iyo nshaka n'ikintu cyane cyane n'ikintu numva gishaka no kuntrubla muri njye, gishaka kumpangayikisha, natura le contraire buri munsi. Ni ukuvuga ngo ndaguha urugero ruto, mbyara umwana wanjye wa kabiri, barambwiye itariki, kumwe umubyeyi ajya kwa muganga bakubwira ati ni kuri le 7 mars. Ubwo ariko nyine bakubwira amadate ari probable. Umwana wanjye wa mbere itariki bampaye ntabwo ariyo nabyariyeho, nabyaye imbere. Bigeze kuwa kabiri ndavuga oya, numvise le 7, numva iyo date niyo nshaka. Nangira kujya mvuga nti ngerega nzabyara le 7. Umuntu akanyandikira akambwira ati ndashaka kuzagusura, ntubashaka kuza ryari? Ndebye kuri calendrier nsanga arambwira ngo azaza le 7. Ndambwira nuya n'uwo munsi nzaba nagiye kubyara. Noneho kandi mu by'ukuri nabaga ntegereje ibise biri normal. Ibyo rero ntabwo ushobora kumenya na exactitude ngo kuri uyu munsi koko bizaba cyangwa ntibizaba. Nkajya mbwira na doctor wanjye ntigewe le 7 nzabyara. Le 7 zarageze, mu gitondo nabyutse mfite ibise, njya kubyara. Rero kuvuga ngo kandi muri uko, iyo ni example imwe mu bintu byinshi cyane nizereramo, abantu tugendana barabizi. Iyo nshaka ikintu ndacyatura kandi nkumva ko nizeye ko Imana yanjye, the all powerful God is able kuba yabimpa. So warema ikintu kidahari, niyo cyaba kidafite gahunda yo kuba cyane, ahubwo icyo ngicyo nicyo ugomba kwizereramo kuruta igihari. Kuko mba numva nyine kwizera ni iki? Ni ukwizera ibidahari. Kuko ninizera ibihari n'ibifite forme, nta na kimwe kiza gutuma ntandukana n'ibindi byose bisanzwe. Urabyumva? Kuko hariya wari ubizi n'ubundi kuri bugeyo bikagenda gutya. Ariko ninizerera mu kintu isi yita foolishness, nanjye ubwanjye mu by'ukuri mu mubiri iyo nkirebye mbona ko ari foolishness, icyo ngicyo nicyo ubonamo the glory of God, kandi nicyo ubonamo nyine imbaraga z'Imana mugendana umunsi ku wundi. Amen. Yeah. Tuvuze ku kwizera
kwizera ni kimwe mu gikoresho cyagufasha kurema ibidahari bikabaho. Ariko nanone hari ikintu waje twakomojeho cyo kumvira. Kumvira ni ikintu kigoranye cyane cyane iyo umuntu ari umuadirite ufite uko wabayeho, ufite uko wakuze, ufite n'ubushake bwawe. Mu gitondo ukabyuka ngo ugakizwa, kumva bari kukubwira ngo ugomba kwizera ibi, ugomba gukora ibi. No kwizera no kumvira, no kumvira Imana. Ni amahitamo. Ushobora guhitamo kutizera cyangwa kwizera. Ibyo bintu ntibigoranye. Wowe bivugaho iki? Byaguhinduye gute? Byirukansi ibyo bintu gute? Bifasha kurema gute kumvira? Ndagenda nifashisha cyane ku buhamya bwanjye. Nkitangira urugendo rwo kugendana n'Imana, naricaye mbwira Imana, ndayibwira ngo rero nakwemeye tugiye kugendana. Ndayibwira ngo noneho uyu munsi ndashaka ngo nanjye ujye umvugisha. Ko najyaga mbona abapasiteri bavuga ngo Imana yambwiye, ngo Imana yambwiye, nkavuga se Imana ivuga iti? Ndagije ndavuga Imana, njye nizera ko uko wavugisha umukozi w'Imana nanjye wamvugisha kubinyerekeye. Ndavuga Mana, njyewe umutwe wanjye uri torde, mfite umutwe ukomeye muri icyo gihe. Sinzi neza ko mwene data azaza kumbwira ngo kora iki kintu ngo mpite numva ntarakiyumvisha mu bwonko bwanjye ngo mpite mbyemera. Ndavuga ngo ariko Mana, I resolve mu mutima wanjye, ikintu cyose uzajya umbwira, naba nyumva naba ntacyumva, nzahita nyamanika. Donc naho obedience yatangiriye. Ni ukuvuga ngo muri urwo rugendo ndi kugenda, Imana yagiye imbuza ibintu, ikankura ku bintu ahari na bene data bitari icyaha kuri bo, bitananditse, but because nemeye ko nzajya mba obedient. Iyo yavugaga ikintu kandi no kugeza uyu munsi, iyo ikintu kije gituruka ku Mana, nkaba mfite conviction, nta kintu ndenzaho. Sinzi kwicara ngo mvuge ngo kubera iki, ngo urabona ngo kuko mba numva ko hari impamvu Imana ibimbwiye, kandi iyo mpamvu iraza kumvana hano ingeze hariya. Niba rero nifuza kugera hariya, ibyiza ni uko nakumvira nonaha kugira ngo bisi yihute. Utaza gutinda mu mugongo. I believe ko niba yaje ishaka kunyemeza ikintu, ishaka kugira umurimo ukora muri njye, ntabwo iri buhave bidakoretse. Muri icyo gihe rero it's up to me kumenya ngo turagiye cyangwa turaba dutinzeho gato hano. So rero ni ikintu cya obedience, ni icyemezo cy'umukristo afata, ariko kandi akagifata kuko yizeye n'urukundo rw'Imana, kuko wizeye ko iyo Mana ibyo bintu byose iri gushaka kugira ngo ukore, iri gushaka kugira ngo uvuge, ni kubw'ineza yawe. Donc njya mbona ikintu gituma abantu bastrugglinga, mba numva mu by'ukuri kigaruka kuri rwa rukundo rw'Imana. Whenever you doubt God's love, you will always doubt his decision toward your life. Ariko niba udesize kumva ngo Mana, nta gahato, njye nemeye kugukurikira, you trust him, ukayizera. Noneho mu kuyizera nikubwira ati rero ubu twari tugeze hano, nugera hariya ntugire icyo uvuga, ntutangira kujya kubaza ngo kubera iki, ngo kandi ngo bari abantu ngo turaziranye. Urumva, ni ukuvuga ngo hari impamvu, wenda iyo mpamvu ushobora kuba utayumva nonaha, ukazayumva ubutaha. Hari n'igihe ikubwira ikintu ikanagusobanura n'impamvu uwo munsi. So rero njyewe ku bwanjye personally, obedience ni ikintu nadesize, ni ikintu na resolve mu mutima wanjye, kandi nkemerera Imana kuko numvaga nshaka ko urugendo rwanjye nawe rutaba routine. Kuko narayibwiye ndavuga ngo Mana, ntabwo nashobora kubaho ubuzima bwa routine, sinashobora kubaho ubuzima bwa ntugire ku, ntusambane, ntubeshye, oya, but I want a relationship. Kandi relationship nyine iragenda both ways.
kuko ningera ahantu ntagisambana ntakibeshya then biragenda gute ubu relationship yacu iraza guhita iba boring urumva. So rero ni muri iyo context nayibwiye nti ntabwo nashobora gutinda niyo kumbwira ngo katahagira gutya nk'irobo no uri Imana ivuga njye n'uzajya umbwira nta kindi nzajya ndenzaho. Nibyo. Amen. Hari ikintu uvuze ngo ntabwo ibyo byose bishingiye ku rukundo rw'Imana. Uri kudotinga urukundo rw'Imana ntabwo ntiwanakumvira. Buriya n'umuntu niyo yagukosora utamukunzi nyine utabibona mu rukundo buri munsi uhora wumva kwanga ari umuntu ugukandamiza. Ariko niyo umubyeyi cyangwa undi muntu wese aguhaye inzira akakubwira ati ca hano gira gutya ubifata vuba. Hari ikintu rero twagarukaho muri urwo rugendo rwose rwo kurema ibidahari bikabaho ukagenda ubibona mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari igihe navuga ko hari igihe bitinda umuntu wenda akaba yatakaza ibyiringiro. Ese wowe bimeze gute? Ibyiringiro uhora uhanze amaso Yesu, ibyiringiro bihora ari byose, ntabwo ucika intege uvuge ngo ibi bintu se Mana kuki wambeshye cyangwa kuki bitinze. Urabona ko akunda umuntu aba ameze bimeze bite? Mu rugendo rero uru rugendo rw'agakiza ni urugendo rutoroshye, habamwo ibihinyuza byinshi cyane. Iyo umuntu amaze gukizwa aba yumva ko ageze muri Eden Garden, wageze muri ya Jardin d'Eden. Hari n'ukuntu ngira ngo n'abarokore bajya babivugaho, umuntu wese akajya yumva ninkizwa ndahita mbona ibifaranga, ndahita mbona urubyaro, bya bintu byose nyine nibyo utajya gutekereza uhita wumva ndahita nubaka etaje, ndajya aha bigende gutya na gutya. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana riravuga, Yesu niwe yarebye aravuga ngo Mana ngo ahantu mbasize ahantu hakomeye, ariko sinkubwiye ngo bakure mu isi ahubwo barindire mu isi. Ni ukuvuga ikintu kuvuga ngo struggle twese tuzazinyuramo, ariko bizatandukana uburyo tuzicamo of course. Wambajije rero ngo ibyiringiro byanjye biva kuri Kristo. Amen. Iryo ni ijambo umurokore wese avuga. Ngira ngo hari n'abatarokotse babivuga. Ariko nakubwiye ngo ngewe byose navuga ngo mu gakiza it's all about decision. urahitamo icyo uri bukore, urahitamo gusara cyangwa urahitamo gutuza ugategereza Imana. Urabyumva? Ibyo ni ibintu bigenda biba ku muntu, aho wicara ukavuga ngo Mana ngo kubera iki. Ariko nkunda Imana cyane, rimwe yigeze kumbwira ngo ese kuki iyo ibintu bibi bibaye ku muntu ikintu cya mbere umuntu yihutira kuvuga ngo Mana kuki. Noneho impa illustration ngo ese iyo uri kugenda mu muhanda wenda ukaba wagira ka accident koroheje, wenda ugonze ipoto yo muri parking ahantu, kuki utashobora gutekereza ngo iyi poto ni umugabo wanjye wayinteze yagira ngo ngonge? Kubera ko niba ufite umugabo ubwo niwe muntu wumva nyine mukundanye, cyangwa se niba ufite inshuti yawe mwinjiranyemo, kuki utajya utekereza ngo iyi nshuti yanjye niwe yabwiye bariya abantu ngo ningerayo bakinga umuryango? Kuki utajya ubitekereza? None se how much more ngewe Imana ibakunda, kuki wumva ko nicaye mpangayikishijwe no kuguteza ibyago? Urumva? Kandi koko ndabitekereza mvane ko nta na rimwe naba ndahandi hantu ntari kumwe n'umugabo wanjye nagira ibyago runaka, ikirahuri cyameneka, kuki natekereza ngo yagishize hano kugira ngo umenye? Urumva? Kubera ko atanahari sinaza gutekereza ngo niwe yasize nteze iki kintu kugira ngo ngitsitareho ngwe. Twebwe rero abarokore kuri bya byiringiro, niba uhuye n'ibihe bikomeye, kuki instead yo gutekereza ngo Mana kuki ibi bintu bimbayeho utavuga ngo Mana nkomeza? Sibyo? Uko biri kose buriya mu buzima
ikintu kiba kiguhunyiza aba ari ikintu kimwe cyangwa bibiri, ariko besides that you are still living. Kuki utahitamo kwiringira Imana icyo gihe ukavuga ngo reka noneho niba iby'akazi byanze reka mbe nteka mu rugo, you know, like you still have a life ikomeje. Ntabwo bisobanuye ngo kuba cya kintu uyu munsi kigukomereye kitarasohora, ntabwo bisobanura ngo your life washizeho pause. Urakomeza urye, urakomeza uryame, urakomeza ugende, urakomeza usabane n'abantu, you know, urakomeza nyine ubuzima buraza gukomeza kugeza aho cya kintu kizakemukira. So rero iyo nkubwiye ngo ibyiringiro byanjye biri muri Kristo ni gute, I believe ko Kristo nta byago yanteza. Kandi kuva atari we rero wabinteje, icyo kintu kizakemuka. Ryari simbizi, ariko kizakemuka. So that's how naguha definition yanjye yo kukubwira ngo my hope is in Christ. Nuko nzi ko abaye ari we yanteje icyo cyago naba nkomerewe, kuko sinabona umuntu ugiranura. Ariko kuko nzi ko ankunda urukundo rurenze, njye nizera neza cyane ko icyo cyago ntabwo ari we yakinteje. Kuva atari we rero icyo kizavaho. Hanyuma nkakomeza nkamubwira akankomeza, tugakomeza ubuzima nyine. In the meantime, aho ntegerereje, mu gihe ntegereje wa mugani, mu gihe ntegereje igisubizo cyiza, nkakomeza nkabaho, ugategereza uri muzima. Nuko rero niko nkora. Ntabwo muri njye njya numva ko ibintu birangiye, mba numva toujours hahora ari solution. Mba numva Imana hari ikintu yakora nonaha, hari ikintu yakora mu kanya, hari ikintu yakora ejo. Mura njyewe numva mfite iyo hope. Ntabwo mbizi however much mba ndi challenged, ariko nakubwiye ngira no kwizera, nkomeza numva ni oya mu kanya Imana yabikora. Donc the more I keep my faith and confessing, bituma mu by'ukuri na dwellinga muri darkness, bituma na dwellinga ahantu ho kumva ko mpfuye, ndi desespere, mpangayitse cyane cyane. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mumenyeshe ibyo mwifuza mu gusenga no kwinginga, ariko no gushima Imana. So rero ndabimenyesha, ubundi ngategereza. Urakoze cyane. Wenda tukiri aho ngaho, hari ibintu byinshi Imana iba yarakoze bizeye mu busazi, ukavuga ati iki kintu ndacyizera mpaka kibaye, nk'uko waremye umunsi w'umwana wazavukaho kandi ukabyara kuri uwo munsi. Ndagira ngo uduhe nk'akantu gatoya, nk'ikintu waba warizeye cy'ubusazi, hahandi umuntu atanakumva, ariko kubera ibyo byiringiro, kuko wizeye urukundo rw'Imana, kuko wizeye Imana first of all, ukabona ikintu kirabaye n'abantu bakagaruka bavuga ati uyu muntu yewe tumureke, bakaza gukurikiye. Ndumva ari ibintu byinshi, ndumva ari ibintu byose. Ahubwo my whole life is a testimony really. Ubuse nakubwira iki, reka mvuge ikintu gise kiza mu mutwe wanjye, gishobora kuba kitandeba directement, ariko okay, reka mvuge ikinjemo. Hano mfite grand sœur wanjye, yigeze kubona ibyangombwa bimujyana hanze, abona green card. Mu magambo ya nyayo, yabonye green card n'umwana we. So abaye selected, nta muntu wari uzi neza mu by'ukuri ngo icyo gihe ibintu bya green card nta nubwo nari nanabizi. So igihe kiragera, hageze ko agenda, urumva hari ukuntu bifata nk'umwaka, baramwandikira bamuschedulinga nyine kuri interview. Icyo gihe yari akeneye amafaranga menshi, kubera ko ni babiri, bakeneye tike, bakeneye hari ukuntu bakoraga ama examen n'amafaranga menshi, bakeneye kwishyura amaviza, nyine akeneye amafaranga pe. Mu by'ukuri ngewe ku giti cyanjye ntayo nari mfite, nawe ku giti cye ntayo yari afite. Twari dufite hagati
y'igihe babitubwiriye na interview twe dufite mu minsi 10 nibura dukeneye amafaranga kandi byihutirwa ya mbere yo kubanza gufatisha ibizamini kuko ibyo bizamini babyohereza kuri ambassade directement. So tubaho arambwira atangira amamagara ari gupanika arambwira ngo Imana yamaye amahirwe ariko biranze ati none ayo mafaranga turayakura ndengeje ndamubwira ngo amafaranga ndambwa wowe ushaka kugenda arambwira ati ndashaka kugenda urabizi neza ko ushaka kugenda nahubwo ni ikintu cyonyine cyashoboka kugira ngo ntugende nuko waba utabishaka ariko niba ubishaka ukaba wumva ufite ikibazo cy'amafaranga ndumva ari ikibazo cyoroheje noneho muri we akajya yumva amafaranga nyafite ahubwo nanze ntarayamuha kwa nkirimo mbyihweza ndamubwira ngo hano hanze hari abantu bafite amafaranga kandi barayaduha arambwira ngo bande ndamubwira ni njyewe ndabizi barahari so turasenga ndamubwira ariko cyakora ni njyewe hari umunsi njya mfata wo gusenga mu cyumweru mushatse wakwifatanya nanjye tugasenga arawufata koko arasenga kurya byari byaramunaniye kubera ko nyine urumva ko bitari byoroshye ariko koko muri icyo cyumweru abantu bari bayafite barayaduhaye ni ukuvuga iki yabonye amafaranga aturutse mu bantu nawe ubwe uyu munsi ntago ashobora kumenya n'abantu harimo abo baziranye harimo abo bataziranye harimo abo batari babizi buri wese amuhamagara muri icyo gihe amuhereza amafaranga amuhamagara amuhereza amafaranga noneho umunsi wo kujya gukora interview uragera tumeze neza amafaranga tuyafite noneho ariko muri icyo gihe tukirimo dusenga hari igihe nageze ahantu numva nanjye nataha nijoro naba ari iminsi isigaye nkumva nanjye nshatse gushidikanya nkavuga ngo Mana yabawe usengera iki ndavuga ariko se ko nshobora kujya no muri banki nkaba nayasaba n'amafaranga bampa rwose ntavunitse ariko umutima urambwira ati nimbikora nta cyubahiro cy'Imana kiraba kigaragaye araba ari njyewe gusa donc mu bantu bose azashima njye urabyumva kandi namara no kugenda sigare nishyura like noneho nkibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo nutangisha iburyo ngo ukuboko kw'ibumoso ni kumenya ndavuga Imana ntago ari ibumoso gusa n'umubiri wose uzabimenya ko nzasigara nishyura iyo loan ndi kalma ndavuga ngo Mana glorifie toi numva nizeye ko hari umuntu uyafite wayatanga kandi bikamubera umugisha kubera ko afite menshi asaguka muri iki gihe nuko byagenze aragenda ku munsi wo gushima Imana nawe yashimye Imana aravuga ati sinzi ukuntu byagenze nabonye Imana ya Lori wenyine arabyivugira ati nabonye Imana ya Lori yatangiye abimbwira numva ari ibintu by'ubusazi ariko naje kubona iyo Mana so birashoboka rwose ko umuntu yarema ibidahari bikabaho ugahamagara amafaranga akaza ugahamagara icyo ushaka cyose cyane rwose as long as ubishaka so ndashima Imana pe ni ukuri nanjye ndumva mbaye difi ndumva Imana nyine nongeye kwa kundi ukanguka akavuga Mana ibyiringiro byanjye ni wowe ni wowe rukundo rwanjye ni wowe nizeye ndumva utampemukira ndumva nkwizeye kuko hari igihe ni ikintu dukeneye mu bakristo Imana iracyari yayindi Imana ntibeshya Imana ntiyahindutse Imana ifite imbaraga zose niyo muremyi nimba yaraturemye ubu se kurema ikintu koko byayinanira rero urakoze cyane wenda wasoza ugira ikintu ubwira abadukurikiye nk'inama se cyangwa ikintu kikuri ku mutima wumva wababwira kuko abantu benshi bari gustragoringa cyangwa turastragoringa twibaza ese Mana ibi bintu ubu buzima bw'ubumana ko mbona bumeze nk'ubusazi ko mbona ari ukwizera kandi abantu benshi dukunda kwizera ibintu tubona ahantu ubona trace rwose ahantu ubona bitakunda nta muntu ushaka kubyizera kuko biragoye biraruhishije biragusaba nyine imbaraga nyinshi rero abantu bageze ahantu ubwo ati Imana niwe nizeye niwe niringiye kandi birabakorera gira icyo ubwira abantu benshi badukurikiye bifuza kuva gutera intambwe imwe nabo bakajya muri iyo step yo kwizera Imana
message yanjye kuri wowe ukurikiye ni ukugira ngo nongere nkwibutse ko Imana iragukunda. Imana iragukunda, you don't have to work kugira ngo ukunde. Imana yatanze umwana wayo Kristo Yesu kugira ngo apfe ku bwawe. Uyu munsi niba uri kuba challenged, ongera wibuke urukundo rw'Imana. Ndashaka kugira ngo ngushishikarize kugira assurance mu rukundo rw'Imana. Uko uzarushaho kumva ko ushize amanga ku rukundo Imana igukunda, kwizera kwawe kuzazamuka, ibyiringiro byawe bizakomera muri Kristo. Ni ukuvuga ngo byose reka wumve ko bishingiye ku rukundo rw'Imana. Ushobora kumva ari ibintu byoroheje ugereranyije n'ikibazo uri kunyuramo uyu munsi, ukavuga ati ese ko mbizi ko Imana inkunda, nyine niba inkunda kuki ibi bintu biri kumbaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kubera ko nyine gukunda nicyo cyonyine kizatuma uyu munsi ibyo bintu uzabivamo, izaguha imbaraga zo kubivamo, izagushoboza kubivamo ndetse no guhagarara ukayihamya. Ndumva ari cyo kintu nakwincouragingira cyane abantu, mwakira urukundo rw'Imana uko ruri, nturudefininge nk'urugusanzwe uzi ubona mu bantu. Rurarenze, ruri hejuru y'ibintu byose. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga. Merci beaucoup Loriane. Murakoze namwe. Amen. N'ubutani tugutumira ni karibu. Cyane, merci beaucoup. Mwabyumviye rero, mwumvise ko ushobora kurema ibintu bikabaho, ukabimanura rwose mu ijuru bikaza bikabana hano ku isi. Imana irabishoboye, Imana irarema, niyo yaturemye, ishoboye no kurema ibyo ngibyo kuko niyo ibikora. Wowe wihebye, wowe ucitse intege, wowe wumva udakunzwe, wowe wumva ubuze ibyiringiro, wowe wumva kwizera byanze, haracyari ibyiringiro ko Imana yabigusukira ukabibona kumwuzura. Ntuhongere kwiheba, rekeraho gukomeza uvuga ngo ese Mana ko ibi ngibi nabyizeye ntibibe. Imana iracyakora, biracyashoboka. Ya Mana yacyagiye n'uyu munsi iracyari ya Mana, ntirahinduka. Komeza ibyiringiro, komeza umutima, komeza wizera Imana, izakugirira neza. Nawe ubumwe mu bavuga ati rwose ari icyo naremye kubera kwizera Imana kibaho. Mwakoze kubana natwe muri studio za BCN, naho ubutaha. Bye bye.